bwakeye ni amasaha ageze. Se Gasongo warihera? Gasongo Gaso mwaramutse mabuja, ni mwebwe mwahamagaraga Gasongo? buriya rero Gasongo njye mfite ukuntu mbyumva neza. ndavuze ni ibyo ari byo byose iri jwi rimamagaye rihamagara Gasongo, nta wundi uri inyuma y'igipangu, ibyo byose navuze ngo ni wowe. ariko mabuja nyine narindi hano ndimo ndifatira akantu k'akaviyu nyine, urumva umuntu aba agomba no kuruhuka. mwaramutse nyine. ako Gaso nawe ntabwo nzi ibyawe, reba igemba ntabwo wahamagariye, nyine wari uryamye. none se mabuja ni iki nakoze cyatuma uvuga ngo ntabwo uzi ibyanjye? reba igihe naguhamagariye. hasi sorry. ako tureke n'inshuro naguhamagaye, aho niho wagakwiye kuba uryamye. reka ibyo tubireke, reka gutebya, ahubwo wateguye icyayi kubona amasaha yanagiye. icyayi uhapi mabuja, icyayi nabuze uko giteka kubera isukari yashize pe. uvuze iki? isukari reba isukari, ibiro 7 byose bishize aka kanya. sibyo birashoboka. hano tuba turi abantu bangahe? turi abantu 2 gusa. gute isukari yaba yashize? mbwiza ukuri, ibiro 7 cyo barabigurishije. ntabwo ibyo bishoboka, isukari yagiye. nyumvira mabuja, wowe wibwira ngo tubane turi babiri twenyine. ejo we nagiye guteka igikoma, nakuboneye ikirundo cyinshije, none ubwo urumva turi babiri, ya sukari yose ni mwe. mabuja nuko ujya ntabwo nagurisha isukari, aho kugira ngo nyigurishe wenda nafata kuri oya, ntabwo nayigurisha. uvuze ngo isukari inshishi zarayiriye, nta n'isano bivuganye. hoya mbwiza ukuri, gute isukari? ese ubundi biro 7, ese ubundi urushisha ubundi ugira ubona? hoya mbwiza ukuri, urushisha uraruzi? nsobanurira neza, gute inshishi zirya ibiro 7 zikabimara? mbwira se nyine, vuga nyine mabuja. nyine urabona ishisha hari ukuntu zifaya zikanyunguta isukari. inshishi zirya ibiro 7 bigashira. umva, nagufataga nk'umwana mwiza, ariko ngiye kubufatira imyanzuro kuko inshishi zirya ibiro 7. ese ubundi zabiriye gute? isukari ahantu ibikwa n'inshishi bihurira. hoya mbwira, ese ko wowe kurutwa kutavuga? ntabwo gisigaye kizi kenshi zisigaye zinyunguta isukari, na kawunga ziri kuyifyonda zinyunguta. ubundi bose kari we tukibana byari bimeze neza, ariko nawe kuri akana keza nuko nyine isukari utazi kinshishi ziri. mama ni meza n'ukuri. nawe ndabakumbuye, ahubwo se mwaje kunsura. Yego mama, ni karibu n'ukuri muri Isanga. Sawa mama, ni karibu ndabategereje. Yego. Naribi mama. Murakoze.
Sebarimana Umaze kuvugana bambwira ko bahaye komanda gusiga ubuse w'amabukera sakanya bahageze wasanga azanye umugabo Gasongo Gaso ngwino hano hari abantu bari gukomanga agiye kubakingura ese mama ushaka ari abantu baje gushiza inyana ntabwo uzi ko bageze hano bagira badutesha umutwe gabanya amagambo ujye gukingura andi babikubwira bari abantu b'ibishingwe ejo bataye icupa ry'ibitoki baje kingura baracuruza aho guhura reka rero Biteshagaso ni byiza muri hano ni karibu ni karibu baje tubategereje Yesu karibu igikobwa we mwana wanjye Imana irakurinda ni ukuri pe mwana wanjye ariko mwana umukobwa wanjye urakomeye ariko mwana we ni ukuri rwose uracyari keza Imana iracyakurinze yewe komera baho ndagukunda karibu kazana wanjye baho neza neza meze neza neza nishimiye kongera kukubona karibu n'ukuri Mana yanjye sindi ntegerajya guhamagara turavugana n'umwana Mana ishimwe aho ubundi umva umuhungu wanjye yahisemo neza umukobwa wanjye urihangana biragaragara yuko umukunda cyane kuba ugejeje aya masaha uri umwana muto uri umukobwa mwiza ufite igikundiro kisa gutyo cyangwa se kingana gutya wihanganye mama biba bikwiye ngo mwana wanjye Imana iguhe umugisha kwezi mama yego mama ugomba kumutegereza mu mugabo wanjye kandi ndamukunda cyane ntabwo kutamutegereza urakoze mukobwa wanjye Imana iguhe umugisha ko wihangana byazira kwezi yego mama ariko siko n'icyayi bagirwa no kubakira kazi karenze oya ntabwo uzi ko twatangiye icyumweru cy'amasengesho aho muri si ngombwa kutwakira turi muri cya cyumweru cy'amasengesho dushima Imana ibyo twagezeho kandi twiragiza n'ibiri imbere turabizi ko twakira ariko uyu munsi turi muri cya cyumweru gusa ntabwo dutinda turakomeje tugiye kwerekera hari imbere hari gahunda twari tubafite ndihangana ariko nawe uzadusure vuba tuganire byimazeyo ikibazo murakoze kimwe ko kumbuye cyane cyane nubwo mutabizi ariko ntabizi Gasongo Gaso Gaso yego wanzaniye imineke nk'iri
nyishyire hano ndaje gato. ariko iyi mineke mabuja mbwire ngo mushyire siko mperuka umuneke kera, ariko uzi ikintu ngiye kubigenza, ngiye kubifata ubundi mbanze mutegurire neza kuko mabuja buriya ni umuntu wanjye. Mutegurireho ati kuburyo atagira ikibazo. Kuriya mabuja ni umuntu mba ngomba guha ibintu nizeye na testinze narebye neza, yose ndayitesitinga ye. Ariko mabuja ko mukundana ntabwo byabura kuko ngomba kubanza nkabyumva ko nta burozi burimo, harimo bya tesitote bya bindi byica abantu. Noneho ubu iyi mineke ndabizi imeze neza, mabuja araranshima kuko mba namurebeye neza ko nta burozi buri bumwice burimo. Reka ngende njya gushyira hakiri kare. Mabuja yambwiye ngo mutegurire hano, kandi mabuja akunda ibintu biri seriye bifite n'isuku imeze neza. Ibi bintu nkoze ni umuntu mwiza wabikora. Mabuja akunda umuneke utesitinze ko nta burozi buriho, ntabwo wakizera bari abacuruzi. Gasi ibi ni ibiki wanyaguriye?